ariko mani ishobora byose ukambwira nka Jimmy Gatete na Karekezi bari kumwe na Sibo ukambwira ngo barasubiza bari Manfred Kizito Nyamukandagira Didier Bizimana yambaye brassard capitaine ndande yambaye ipantaro ari mwizamu wazamo cyambara amapantaro yego Jimmy muri safete kuruari makwe afite indi Zamareke bari imbere yagwitana ntabwo yabikwemerera Jean Marie Generals mubwira uriya mutoza ko Nyamukandagira ntikini subiza inyuma RDF ijya imbere Nyamukandagira subiza inyuma gusa kandi umutoza bwerabwiye abakinnyi ntabwo bajya badefana RDF ni defana yake naho Claude yatsinze 3-0 umutoza yabwiye abakinnyi umutoza ubwe avuga ko nkuko Ruvanga amaze kubitubwira yari yabujije abakinnyi gukina imipira igaruka inyuma hanyuma ajya kugerekeranya Kagege n'Umurenga afite haji ubwo abakinnyi yari yashyizemo n'abakinnyi b'inyuma SAIB nicyo yatweretse SAIB niki cyatumye bategera indege Gilbert yihuse ahubwo umvira ni kosa apeli yakoze ahantu twarebanye match na Mamadusi yagomba kuva muri national kuwa gatatu yego apeli batubwiye ko yagomba kugera Kigali kuwa gatandatu ariko kuwa kane Mamadusi yari Kigali hari n'umukinnyi bakina nayo muri Mauritania wagiye muri Al Hilal ngiye atsinze apeli we wa joining abandi abantu bakibaza ngo apeli takaje Watara ukina mu gice cyo gusatiriza bavuga ngo igize chance ikabona undi mukinnyi muri iyo myanya y'imbere byaba ari byiza ikintu cyatumye batamutegera indege ngo basange Tanzania nicyo gikomeye cyane kubera ko ntabwo ari kubura support abaha urumva ikindi kintu nabonye apeli yakoze ikosa bishobora no kwikurikirana muri shampiyona kwinjira muri shampiyona cyangwa se gutangira saison nta muzamu guze bizayikurikirana APR imikino yose yakinnye muze kureba yaremeje kosa ryo munyezamu umuhungu wanjye n'umuzamu muri zone uriya mwana ruhamya nyeko ajya dufasha nyine kutugira inama bazamu ni petit frère rwose sinamuvuga nabi Anthony ujye uvuga ati njye mvuga umuntu hari Yesu navuga kuvuga dahari umwana yivire mu ntare aje gushaka experience bose nta kosa nabashyiraho ikosa riri kuvuga ngo nibo bazamu ba APR bonyine bajya gukoreshwa kumahitamo y'ubuyobozi niba ikipe yirijwe gutya ni cyo gikomeye cyane mu izamu ndetse na defense yayo aba bari nusu bashaka kujya kwataka bahaye umwataka aho agomba kunyura ama espace ari inkera y'abayizi ntago bayisoje bari mu mwende w'ibitego mu ijambo rimwe ariko mu masegonda nka 30 yego kuko hari zandani wijeje abareo rwose barimo barazishyuza turazibaha ni bahungu byose se ko ari ibyabo byose ni ibyabo ni ya APR na yere bubishi ijambo ni APR ni igure kugurira kuri projet ndavuga mu gihe kirindi kuko hari akantu nshaka kukubaza imbaraga bavuye mu equipe y'igihugu ariko ikipe ya APR itisezererwa muri kimwe cya kabiri kirangiza n'ikipe ya Al Hilal bari banahuye muri imikino umwaka ushize muri kimwe cya kabiri kirangiza ya umwuka ntabwo navuga ngo ni mwiza nyine urabyumva y'abantu batsinzwe ibintu bisa nkaho nyine biba bizambiyemo gatoya nyine ariko ubuzima bugakomeza ntabwo rero APR yifuza gutwara iki gikombe cya Seka Kagame Cup ntabwo byayikundiye kubera yuko yaje gutsindwa n'ikipe ya Al Hilal ibitego 3-1 ibitego bibiri byagiyemo muri extra time mu minota 30 minota 90 yari yarangiye banganya igitego 1-1 navuga rero ko umwuka utari mwiza muri rusange cyangwa se umwuka wese ukurikiyeho ntabwo wabaye mwiza cyane nyine byaragahinda byaramubabaro ku bakinnyi kuri staff ndetse no ku buyobozi ariko iyo ntabwo byagomba kubatindamo kuko nyine hari urundi rugamba kuko ntabwo urugamba rwari rwakarangiye narwo rero basubiyeho muri iki gitondo mu kanya minota itarambiranye baraza kujya mu kibuga bakina n'ikipe ya KMC bakinira umwanya wa gatatu w'ibihumbi 10 by'idolari ikipe ya mbere twari mu 30 by'idolari ya kabiri gatwara 20 ya gatatu twari 10 miliyoni rero zisaga 15 ntabwo ari amafaranga make cyane ugerageze ku yashyira mu mayi wacu navuga yuko ari amafaranga abantu bagomba gukinira nyine bakumva yuko ari igihembo kirango kidaciriritse igihembo kigomba kuba cyakwitabwaho ari niyo mpamvu mbona nkuko rumaze kubigarukaho umutoza Nabiri noneho apanze 11 mbona ari buze kwemeranyaho n'abantu benshi ubundi iyi list Rigoga ndetse na Rigani baravuga bati iyi list niyo yagomba gutangira kuri Al Hilal agafata umuntu bita Ishimwe Pierre akajya mu izamu agafata niyo mugabo akamushyira kuri gatatu
agafata Byiringiro Gilbert Kagege muri no minsi cyangwa se muri minsi kafacinye neza akamushyira kuri 2, agafata umuntu bita Sekiganda akamutera kuri 6, hanyuma agafata Dauda akamutera ku 8 noneho Dawo akamutereka ku 10, noneho uruhande rumwe akarushyiraho Kibanuka cyangwa se Mugisha Gilbert, urundi ruhande akaba yarushyiraho yaba Ruboneka yakina kuko nawe ajya akina ku ruhande cyangwa se yaba ndetse na Kibanuka cyangwa Gilbert nyine agashaka bashyira ku mpande ku buryo impande zijya abakinnyi basanga bazikina, noneho no hagati nyine akahitaho ndetse na Togwi akataka izamu. Baravuga bati nk'iyi list yakoze kuri KMC yaza kuyihagarika kuri Al Hilal wenda twari kuba tuvuga ibindi bitandukanye n'ibyo twagiye tuvuga, ariko byibuze urabona ko iyi list niyo yatsindwa cyangwa se niyo yabona resultat atifuza, ariko ntabwo umuntu yaza gukora critique ngo amuve bavuga ati wapanze 11 nabi cyangwa se abakinnyi watoranyije bo kubanza mu kibuga ntabwo tubemeranyaho. Ari naho havutse ikibazo nyine abantu benshi bagenda basesengura bavuga bati mu by'ukuri kuba yaratsinzwe n'ikipe ya Al Hilal amakosa Nabil yakoze nuko harinya abakinnyi 11 mu buryo nyine butemeranyijweho nawe n'abakunzi ba peri benshi bavuga bati ntabwo twumva uburyo yafashe abadefenseri Omborenga Fitina ndetse na Kagege akabahekeranya yarangiza kandi ubwo ngubwo afite abo ku mpande bose bicaye hanze barimo Denis Omedi, barimo Mugisha Gilbert, barimo ndetse n'umuvandimwe Iraguha Haji, bakavuga bati rero abakinnyi keretse bose baravunitse ariko mu gihe batavunitse iyo system wenda waba ukina ntabwo tuyize, ariko mu by'ukuri ni icyemezo wabonye yuko abantu benshi batakiriye bavuga yuko ari no havuye intandaro yo gutsindwa no gusezerwa n'ikipe ya Al Hilal. Nubwo mutarava mu ngamba subu ntibaba batangiye kumubaza bati coach ibi bintu biratujyana bizatugeze kuri piramide no muri shampiyona? Umutoza ngewe ntabwo murabizi ko igifaransa cyanjye nubwo ndashobora kuzagisoreza muri Action College, ariko nagize gutya turaganira muri gikeya numvishe yuko we ibyo gupanga abadefenseri bahekeranye we avuga yuko ari systeme ye yari yatoranyije bigendanye n'amavideo yabashije kureba ya Al Hilal. Aravuga ati Al Hilal ni abasore barebare n'abasore b'imbaraga, ati nagombaga rero ati uruhande rw'iburyo bwa Kagege ndetse na Gilbert, ati nabonye haca umusore wihuta cyane uyu nguyu witwa Girumugisha Jean Claude uca ku ruhande rw'ubumoso w'umurundi ukinira Al Hilal, ati kandi ati mbona yuko Kagege byibuze ari umukinnyi ushobora kumfasha mu gihe uyu musore yarimo kubazengereza kandi akaza no kumfasha mu gihe twaba dufite umupira kuko yaramaze iminsi yitwara neza. Ati ku ikosa Ruboneka yakoze ryo gutanga baro njyango nanogeza umupira kubera n'uburyo umupira wagendaga cyane, navuze ko ari niyo mugabo Claude, ariko ntago niyo mugabo Claude ko niyo mugabo Claude yari yazamutse kwa kuno no kuri pressure Al Hilal yashyira kuri APR, Ruboneka asubiza umupira umuzamu Ruhamya Nkiko Ivan, hanyuma Admirali arawumutanga umupira awushyira mu rushundura. Aravuga ati narebye video 5 zose, ati nsanga hagiye habaho nuvuga ngo yarebye match 5 za APR ngo asa muri video yarebye muri zo 5 APR yatakazaga umupira bakayitsinda igitego muri buriya buryo bwa Ruboneka. Ati nababujije ikintu cyitwa gusubiza umupira inyuma, ati mbereka izo video mu mikino bagiye bakina mu mavideo yose nagiye mbasha kubona ya APR, ati ndababwira ngo nta gusubiza umupira umuzamu, shaka aho kugira ngo usubize umupira umuzamu muri position ibona yuko utari umugereho byaba byiza ukawurenza bakarengura cyangwa se ugashaka ikindi gukoresha. Ati rero muri make umutoza Ruboneka yakoze nayo narabibabujije. Muri make umutoza arashinja abakinnyi kurusha w'ibyo yari yapanze n'uburyo yatozaga. Iryo kosa ryabaye ryo Ruboneka gusubiza umupira umuzamu, umutoza avuga yuko ngo ari ikintu bari baraganiriye kuko ngo kuva yagera muri APR yarebye video, muri video yarebye yabonye yuko bakunda gusubiza umupira inyuma, bawusubiza inyuma bikaba byabaviramo gutsindwa igitego, ngo byarabaye inshuro byibuze muri 5. Ati rero nawe babujije, ati sinzi impamvu byabayeho, atubwo umukinnyi nyine yarabikoze, atariko mu by'ukuri ni ibintu naritegereje nari nababwiye bose bari babizi, ati rero ukuntu yawusubije inyuma baradutsinda, atariko mu by'ukuri iriya match
nubwo murimo wenda kuyishyiraho mukavuga yuko ntapanze 11 neza ati jewe ni systeme yanjye ni tactique nari nakoresheje na amayeri y'umukino nari nize bigendanye nuko ikipe yari Hilal nyizi n'uburyo nayibonye n'uburyo nagiye nyikurikirana. Ruvuya reka ngushimire ko nagira ngo natwe tubiganireho gato hano ubundi twinjire muri shampiyona y'u Rwanda. Urakoze cyane ubwo ngubwo nanjye reka ndebe uburyo nerekeza kuri KMC ndebe match y'umwanya gatatu ndebe noneho uburyo APR nibiza kwitwara neza ikaba yakwegukana $10,000 ikabimanukana i Kigali. Urakoze cyane wo ni Ruvuyanga mu by'ukuri rigaye ibintu umutoza yisobanuye urabyumva kuri uyu mukino batakaje n'ikipe ya Al Hilal muri kimwe cya kabiri kirangiza. Yatsinzwe match niwe bibazwa nta wundi. Icyo cyo nta excuse kigira ahubwo kuki yatsinzwe nicyo twakwibaza. Aperi mu bintu byihutirwa kwe gukora ishake fitness coach. Aho ndemeranya nawe 100%. Aperi shaka umutoza wongerera imbaraga abakinnyi kubera ko umupira ibintu byose ujya gukora ugomba kubanza gutegura abakinnyi mu buryo bw'imbaraga z'umubiri. Sinshaka kuvuga ko itamufite n'uwifite, sinshaka kuvuga ko adafite ibyangombwa bibimwemerera, ariko muri football iri moderne kuba ufite umugabo w'imyaka iri hejuru ya 50 ugomba gutoza abantu fitness vraiment je pense que ntago ari byo. Hari ukuntu aba batoza baza akazana na staff ye, iyo staff azanye kuko ari bene wabo nyine akaba agomba kubasabira akazi, ariko ugomba no kwibaza ngo abakinnyi banje bo banyuzwe n'ibyo uyu muntu ari kubigisha, ese birafasha ko bizakwafekta mu kibuga. Iyo uvuze tactique mu mupira ari byo bita amayeri y'umukino, ubusobanura iki? Ubusobanura ko ngiye kugusaba gukora akazi ufite umupira utanawufite. Ako kazi karasaba imbaraga z'umubiri, karasaba umwuka. No mpamvu ubona hari abantu bajya muri gym bakamubwira ngo urakora ibi nyine tuvuga ngo by'inyuma amaguru ibiki. Hakaba n'ibindi bamubwira byo gukora ku bintu bijyanye no kongera umwuka. Hakaba n'ibindi byo guterura ibiremereye kugira ngo wongere imbaraga. Bikagira uko barya, bikagira uko baruhuka kugira ngo bazi ko bari muri condition nziza mu buryo buri physique zibafasha gutsinda wa mupira w'amaguru. Tactique bira byo kubategura mu mutwe kumumvisha ko igikombe gifite akamaro, Aperi tarakura igikombe hanze n'ibindi na discours zose zavuga ni ikipe y'ingabo, ni igikombe giterwa inkunga n'umukuru w'igihugu. Bya bintu byose nyine bigomba kujya mu mutwe w'umukino kugira ngo wumve uburemere bw'umukino. Igituma agira execution iri ku rwego rukwiye koko ni imbaraga nuko yateguwe mu mubiri. Icyo nicyo cyambere Aperi abanza gukosora na mbere yo gukosora ibya tactique, kuko njyangana n'abakinnyi ba Aperi n'ubibona ukuntu Aperi ikina igeraho ngaho ikagwa. Ariyo mpamvu ubona abantu bavugaga ngo Ombolenga bamugaraguye, ariyo mpamvu uraga yaje akamugaragura. Nyine umuntu agukubise ntubase kuba wakora iki kintu cyo kuba umubiri wawe wakongera kugaruka. Yego harimo n'imbaraga n'imyaka, imbaraga zigenda zishira. Icyo cyo kuba bahekeranya we na Kagege ari babiri kugira ngo bafunge kurwari runaka, tactically abayimye kwataka. Niki cyabaye? Yatsinze igitego kare, nta pini yatogwi, nyuma bigeze mu minota 80 baramugombora. Kugomborwa muri iyo minota mugahita mujya muri extra time mu minota 10 iri imbere, hari ibintu biri bibaye mentally. Umutwe w'abakinnyi deja watanze message ujya guhekeranya Kagege na Ombolenga kuri couloir ko uri gukina a defensive approach. Abo baruboneka kujya gusubiza amabari nyuma nuko badafite courage yo kuzijyana imbere parce que bari kujera iyo minota gusa ngo reko match irangira. You see? Wemeye icyaha kuri ikipe yoroshye. Wemeye icyaha kuri ikipe no ikipe nka AP gomba gukina defend, ariko ibihe birahinduka kabisa. Ariko mani ishobora byose ukambwira nka Jimmy Gatete na Karekezi bari kumwe na Sibo, ukambwira ngo barasubiza bari Manfred Kizito Nyamukandagira Didier Bizimana yambaye brassard capitaine, Ndanda yambaye ipantaro ari mwizamu wazamo cyambara amapantaro. Yego Jimmy muri safety couloir makwe afite indi Zamareke bari jimbere yagwitana ntabwo yabikwemerera Jamari. Generals mubwira uriya mutoza ko Nyamukandagira ntikini subiza inyuma, RDF ijya imbere Nyamukandagira subiza inyuma gusa. Kandi umutoza mwera bwiye abakinnyi ntabwo bajya badefend, RDF ni defend. Yake naho Krande yatsinze 3-0. Umutoza abwiye abakinnyi, umutoza ubwe avuga ko kuko Ruvuyanga amaze kubitubwira yari yabujije abakinnyi gukina imipira igaruka inyuma, hanyuma ajya kugerekeranya Kagege na Ombolenga afite Haji, ubwo abakinnyi yari yashyizemo
ni abakinnyi b'inyuma ni abakinnyi bamenya gukina ese ibe nicyo we yatweretse ese ibe niki cyatumye bategera indege Gilbert yihuse ahubwo umva irindi kosa APR yakoze ahantu twarebe match twarebanye match na Mamadusi yagomba kuva muri national kuwa gatatu yego APR batubwiye ko yagomba kugera Kigali kuwa gatandatu ariko kuwa kane Mamadusi yari i Kigali hari n'umukinnyi bakinana yewe muri Mauritania wagiye muri Al Hilal ngiye atsinze APR we wa joininze abandi abantu bakibaza ngo APR itakaje Watara ukina mu gice cyo gusatiriza bavuga ngo igize chance ikabona undi mukinnyi muri iyo myanya y'imbere byaba ari byiza ikintu cyatumye batamutegera indege ngo basange Tanzania nicyo gikomeye cyane kubera ko ntabwo ari kubura support abaha urumva ikindi kintu nabonye APR yakoze ikosa rishobora no kwikurikirana muri shampiyona kwinjira muri shampiyona cyangwa se gutangira saison nta muzamu guze bizayikurikirana APR imikino yose yakinnye muze kureba yaremeje kosa ryo munyezamu umuhungu wanjye n'umuzamu muri zone uriya mwana ruhamya nkiko ajya dufasha nyine kutugira inama abazamu ni petit frere rwose sinamuvuga nabi Anthony ujye uvuga ati njye mvuga umuntu hari Yesu navuga kuvuga dahari umwana yivire mu ntare aje gushaka experience bose nta kosa nabashyiraho ikosa riri kuvuga ngo nibo bazamu ba APR bonyine bajya gukoreshwa ku mahitamo y'ubuyobozi niba ikipe yirijwe gutya ni ikibazo gikomeye cyane mu izamu ndetse na defense yayo aba ba Yunusu bashobora kujya kwataka bahaye umwataka aho agomba kunyura ama espace ari inkera y'abayizi ntabwo bayisoje bari mu mwenda w'ibitego rimwe riri kugora APR muri defense n'umuzamu mu ijambo rimwe ariko mu masegonda nka 30 yego kuko hari zandani wijeje abarero rwose barimo barazishyuza turazibaha ni bahungu byose se ko ari ibyabo byose ni ibyabo ni ya APR na yere gubishi ijambo ni APR ni igure kugurira kuri projet ndavuga mu gihe kiri imbere kuko hari akantu nshaka kukubaza gato kamya rezo ufite Dauda yakina gatandatu waguze Sekiganda yakina gatandatu uhisuguriraho pasi ariko urabizi ko uzarekura Pave ntuguze umuzamu mu bwenge bwanjye buke butari bwinshi ariko ubu ntaha ni wanjye sindahayo nabaza akabazo kamwe kugira abakinnyi batatu ku mwanya ubizi ko ufite umuzamu nka Pierre utari n'umuzamu wa mbere mu gihugu umuntu waguze abo bakinnyi yabitekereje ufite Dauda mbisubiramo ufite Sekiganda wongeho pasi wa miliyoni 20 wiperimese kurekuriza umuzamu ntiwagura umuzamu ese wagize ngo ni umwanya wonyine impamvu nabikubwiraga ahubwo urekura Pavel ukaramforusa mu izamu ukazana Adolphe usanga mwanya nyiko yari umuzamu wa gatatu muri Kigali umuzamu wa mbere yari Kanuma uwa kabiri